abantu baribaza nanone kuri projet Rayon Sport igiye kuzajya payroll yashobora kuba kuri miliyoni 55 zika miliyoni 70 ariko president Rayon Sport yatangaje ko hari ama deals menshi cyane bagiye gukora harimo deal ya Beka harimo deal ko score n'ubundi batatandukanye izajya baho dufaranga duke ariko bakaba n'ikibuga bakaba yambara munsi ya nimero harimo za Jairuti harimo na za barajya umugongo munsi ya nimero niho bari bwimuke hanyuma Beka yo buriya ngo ikintu cyane cyane igiye gufasha Rayon Sport nuko nta mukinnyi wa Rayon Sport uzongera kugirirwa ikirara izajya baguriza amafaranga ya payroll hanyuma Rayon Sport ifunguza amakonti yayo muri Beka ifaranga ryose ryiriye muri Rayon Sport izajya rinyura muri Beka biyishyura ariko bo buri kwezi bishyura abakinnyi bashyiraho n'amafaranga yabo nyine bazemera ya Rayon Sport ni Rayon Sport wizera ko financial izaba iri system ku buryo bizajyana no gutanga umusaruro mu kibuga. Rayon Sport nkuko ejo Perezida Murenzi Abudara yabiganiye n'iracano ya Rayon Sport kuri yabivuze koko niba ariko bimeze ikibazo kijyanye n'amikoro cyaba kirimo kivugutirwa umuti ko mu bintu byagiye bizonga Rayon Sport icyo kintu kirimo ugasanga abakinnyi banze gukora imyitozo yewe bakanga no kujya gukina match nka finali igikombe cy'amahoro byibuka ihuye batimeze gutya na gutya byaba ari byiza ubwo byakwiyongeraho n'amikoro y'abafana nubwo wenda tutaramenya ikinteko rusange izanzura ku bijyanye n'amafani club ya presenter n'amategeko ko n'amafani club nayo rabizi ko wagira uruhare runini akora imwe twumva ko ngasa nkaho hari ukuntu intege zazo z'amafani club mu gufata imyanzuro muri Rayon Sport cyangwa se mu gutanga umusada bisa nkaho byagabanutse ukuntu ku makuru hari muri no minsi kuko nazo zirafasha usibye no kwa zitanga n'amafaranga usanga ari nk'amafani club batanga miliyoni ku kwezi aratanga 500 nk'iza Gikundiro Forever za Dream Unit na MG niyo mafani club navuga ngo agenda atanga amafaranga ariko nanone buri yatakaje no kwegeranya abafana ngo bafanira bizi ko biragora kuko ira nundi musanzo wo kubona abantu bangana kuriya bambaye imyenda isa barahantu bamwe bafanira hamwe ko n'ubundi n'abafana club burya kenshi yagiye kujya kuri match burya no banza gukora inama bakabanza gutegura bati uyu munsi tuzafana gute ariko igihe bazaba basa nkaho bazacitse intege ntekeza ko bashobora kuzama ikibazo biraterwa n'iki kandi ubuyobozi muri namisi bubegereye cyane tuzabira wenda uko bivuga ko mu minsi iri imbere hazaba inteko rusange bayerekana mu mategeko shingiro hanyuma hafatwa icyemezo cy'uburyo Rayon Sport igiye kuyoborwa gusa ikizwi nuko hazabaho board of directors hanyuma Murenzi Abdara yaba confirme n'inteko rusange akaba CEO ya equipe ubundi ubuzima bukenyera muri yo ubuzima bugakomeza Rayon Sport abantu batera nkunga ifite Beka bafite Jairuti no n'ikindi kintu igira hano mu gucuruza amajezi ishyiramo imbaraga nyinshi cyane kandi uryo kintu cyitwa jezi cyangwa se imyambaro y'amakipe biri mu bintu bizamura ubukungu bw'amakipe ubiramutse ufashe ibyiciro n'uvuga ngo jezi yamashye n'ibihumbi 30 ukagenda umanura ku byiciro byose ku buryo buri muntu wese abasha kugura jezi cyangwa se abasha kubyisangamo Rayon Sport mu mwaka utaha yaza bihagaze neza ariko igihe ayo masezerano koko yazubahirizwa amafaranga akaboneka agatangirwa igihe amakuru nyesha umwe muri bagenzi bacu yamwe ko Rayon Sport deal yo gusinyisha umuntu bita Henry Musanga ngo habura rwose gushyira umukono ku masezerano ibindi oya yarabyemeye Henry Musanga bumvikanye ku mafaranga yo kumugura ndetse no ku mafaranga y'umushahara ibyo ngibyo byose bamaze kubyumvikana ikintu gisigaye nuko amafaranga aboneka agashyirwa kuri konti bategereje rero make aturuka kuri abo baterankunga ikindi Rayon Sport bibazaga ese ni cyizere cye turi bugendane bivuga ko icyizere kiraturuka ku mutoza hari ingingo yamaze kujya mu biruko ari ya i Burundi banamuhaye na task nyine nk'umuntu w'umutekinisiye uzaganira na Richard ababwira yuko ibiganiro yabikora ariko Rayon Sport igomba kumenya ko nawe aticaye hari izindi offer afite yigeze kujya gukora test n'ibyakunda avuga ko aba agent be baticaye kandi murabyibuka ko yagize n'impera nziza za saison zari butume wenda yabona equipe kuko buriya Richard yagiye gukora test ari mu bihe bibi muri Rayon yamo nabyibuka asa nko wagiye ashita n'abantu baratangiye kumudutaho ariko izi mpera za saison kuri we zibaye nziza aratekereza ko amahirwe yigeze kuza yaza ariko adahari agatekereza ko na Rayon Sport atayivamo ko Rayon Sport imubonye ikabana na Henry Musaga abedi byo nabyaba birimo rero ku ikipe ya Rayon Sport bizeye ko umutoza wagiye mu biruhuko hari na match
za charity area mu gihugu cy'u Burundi basa nkaho bazaba bari kumwe n'abaringingo n'abasportif iyo bagezeyo baba bari mu mwuka umwe bwako rwose azakomeza gukipinga Musaga na Rayon Sport yicaye gushaka uburyo yabisoza ko nayo n'umukinnyi mwiza isa yagucika barebe ko bazaba bamufite muri Mediane ko n'abafana ba Rayon kimwe mu bintu benshi bategereje kwa Henry Musaga yasinya ko babonye yuko urwego rw'uyu Pizarro ntabwo ari umukinnyi wo kwizera Claudio Pizarro uyu musore n'abamukinnyi ujya mu kabe nyamara wabona ni ariko bikarangira champion irangiye urwego rutari hejuru ya tambwe nta kibazo afite ku ikipe ya Rayon Sport nekereza ko aba barundi ramutse bafite mutoza ari ingingo nawe arabizi yuko gusinyisha abakinnyi benshi bato hakenewe n'aba bakinnyi b'amazina kuko hari ikintu Rayon Sport igomba kumenya na Rinkinga arakizi ari no muri Kiyovu Sport yagiye ahura nacyo uramutse ufite abanyamahanga beza bakora ikinyuranye abanyarwanda bashobora kugendera muri uwo mutaka Rayon Sport yabaye ifite ba Piero ifite abakinnyi beza Sami urabizi aba bana bari bavuye muri mwisonga bagenda bakurira mu biganza byabo basigara ari inyenyeri bafasha Rayon Sport n'igihe cyo kujya mu matsinda buryo umuntu witwa nka Savio azakubwira ko byinshi yakoze yabikesheje Piero amapase Piero amukeberaga umuntu wita Savio akihuta Mustafa yavuye iruhande rw'amapasi ya Piero hari abamwibesheho baramutwara byagenze bite afese cyane icyo gihe yari wa Piero utazamu wari muri Davis Kasirye afite Ismaila Diarra na ba Davis Kasirye ipe yari mese neza babaturuniraho barafite na defense abakinnyi busanga bose abakinnyi ifite kuruka ko Mutsinzi Ange yicaraga cyane mu bench barafite Rwatubyaye bafite Faustin bafite Mutsinzi Ange bafite Mugabo Gabriel yari defense abakinnyi bane bashobora gukina muri axe ariko rimwe na rimwe bagakinisha batatu umwe muri abo ngabo akaba yajya kuri kabiri mu gihe tugitegereje ko APR iza kuturekuriramo new weapon ikindi wenda kuri Rayon Sport izindi nkuru zabaye nkaho zikangura abantu n'amagambo ku munsi w'ejo Zuberi yatangaje bita bituma abantu basubira mu mapuro bibuka kuri kesi bafitanye na Zuberi n'umuntu bita Eritatu na Zuberi Mukura yiteguye kubarekurika bakaza muri Rayon Sport rwose Mukura ntishaka kuko ari igiti ariko ikintu gihari ntabwo Mukura yifuza gukopa Rayon Sport oya ntabwo birimo kuko Mukura nayo ifite Mukura iravuga iti kutwishyura babagezeho turabizi ibyanyu amara Rayon ntiyambura Rayon Sport yatinda kuri guha ariko birangira iri guhaye bazaferwa Rayon Sport na Mukura ko bagiye bagurirana neza aranga ritazi igihe bazaferwa Rayon Sport yazikuza byarahindutse baza muyirekeve byarahindutse Mukura avuga ati abakinnyi yo kujya bazagendera ubu abakinnyi twe nta kibazo ngaba ni miliyoni 30 Zuberi nawe ejo acimaka ari muri iyi mikino iri kubera ku Mumena agana n'itangazamakuru ati Rayon Sport ntiyakwifuza ngo wange kwitaba ati kandi igihe cyane ko kuva muri Mukura ni iki ngiki muri make ni nko guharurira amayira abareyo kuko kuri ikipe ya Rayon Sport abantu baravuze bati nibyo kabiri ufite Obedi na Kabange ariko se gatatu mu gihe byakwanga kuri ganijuru kwibihe bibaho umukinnyi akajya muri meforme yanavunika ninde wamusimbura ukabona ko hafite Zubera abakinnyi b'abanyarwanda bombi nkuko kuri kabiri bimeze bituma ugirana bwa buringanire bwo kwarinya abanyamahanga bawe mu myanya y'imbere beza ufite amawusiyo menshi kuri ritatu nawe umufite yasunika n'uwo munyamahanga waba ufite ko nayo yagize amahirwe ikipe ya AS Kigali abantu ntabwo twigeze tuyiha attention ariko AS Kigali iri mu ngamba neza cyane ndatunguwe bikomeye cyane ko abantu batigeze bayirebaho cyane twayifashe nka AS Kigali y'ibibazo ubuyobozi butumvikana ariko AS Kigali biragaragara ko nyuma yuko umujyi wa Kigali ufashe ingamba zo gusezerera burundu Kiyovu Sport ndetse na Gasogi kabwira ko batazongera kubafasha imbaraga zose bagiye kuzishyira mu ikipe ya AS Kigali ndetse na meya w'umujyi ngo azaba president d'honneur w'ikipe birakwiye AS Kigali birakwiye rwose ikibigaragaza rero ni nyuma yuko bari kuri Didier Ndayishimiye akajya mu ikipe ya Rayon Sport AS Kigali yongereye amasezerano umusore bita Uwiduhaye Saidi Abubakar ndamubona kugera 2028 AS Kigali igiri cyayongera amasezerano Shimiyimana Tarsis Mediateur
urwego rw'abanyarwanda Kigali yabikeneye urwego rw'abanyarwanda Kigali yabikeneye ni muto kandi yagufasha igihe kinini. Ikipe ya AS Kigali yasinyishije umwe mu bakinnyi beza bafite talent mpamya neza ko mu Rwanda rumwe mu beza dufite Hoziyana Kennedy yakoze tino merimeti yane uyu mwana mperuka ngo aragiye kujya muri polisi yego basigaye ngo itango irambe ko ngo miliyoni zingahe nawe nubwo amuvuga ngo nayo bitinda kwishyura akomenya ngo atarese bayamuha arabuze bati ngisheke wiryamanye akaryamana ijambo nyine bavugaga ry'umujyi muri tayari umujyi n'abamuhagarariye baramubwiye bati iri jambo ry'umujyi ryatandukana umujyi wa Kigali n'uburyo byari bisanzwe ingengo y'imari zaba closed ku itariki 30 z'ukwa gatandatu bategereje kwifaranga rimaruka ry'ingengo y'imari hari n'andi makipe nategereje gutyo andi makipe nakomeye no mu Rwanda ategereje gutyo n'ifaranga ritaraboneka bategereje ingengo y'imari bategereje cya mbere kwa karindwi ya mbere kwa karindwi niko bimeze bine kofine bayaktiva hakurya heza Rova Hoziyana Kennedy babagize gutya baramusinyishije mu ikipe ya AS Kigali. Ikipe ya AS Kigali iramanuka isanga umujene bita Nigena Emmanuel. Roma gajari. Defend bro. Defenseur machacha. Bro, uyu muhungu. Roma gaju. Nigena Emmanuel baramuzana kujya 2028. Ikipe ya AS Kigali iragenda imanura uwo bita Alexandre. Urumva uyu musore bita Alexandre waramuzi uyu musore reka musobanurira abantu waretse nka mu gusobanurira uyu musore yakuriye mu yo bita Interforce Interforce bamuha amahirwe polisi iramuzamura akajya kina match enye yarazamutse muri equipe ya polisi basanga nta mwanya azabona uhagije kandi akeneye game time yo gukina kugira ngo azamure urwego ajya muri Muhangara izamura yabudu akinana nayo n'ikiciro cya mbere Muhanga iza kumanuka ntiyagumayo Etoile de l'Est imitanga amafaranga meza ahita ajyayo arayizamura nomwe muri nomwe mu bapremeka beza pe ni premeka wagukorera ibitego 15 muri sezo bitego nago nkubeshye munyarwanda penalties za kufraze deuxième division ari cyari akiri no muri Muhanga yigeze korora rw'ibitego 11 première division cyane ari muri Muhanga ntabwo n'umukinnyi mubi amaze no kuba macuwa Alexandre Munyemana oya Kigali njyana nanganze n'uburyo iri kwigurira muri Etoile de l'Est cyane n'uburyo bwo kuzana abakinnyi uvuga ngo waramurebye cyangwa umuntu yamutangira Rwanda Niyo Manuel namubabwiye yego urumva ikipe ya AS Kigali yagize iricya iba iyongereye amasezerano niyo nkuru Pascal umuzamu wa kabiri Kanuma abantu bashakaga cyane ikipe ya AS Kigali yaramanutse imanuro bita Kalu Ikpo Daniel aho bita kwa Sunrise hari ibibazo wenda ntabwo abantu batumva ibibazo wa deuxième division reka nkubwire uyo bita Kalu Ikpo Daniel yikiniye match 11 za retura gutsindira ibitego 13 yakinnye retura gusa niyo bazamuye bro abantu barebye match ya Etoile de l'Est ya nyuma bro uyu mukinnyi yakoze ikinyuranyo n'umwataka mwiza umufinisha mwiza arasohoka muri open play agafasha equipe ku buryo nabantu bari Nyagatare ntago bumva uburyo equipe yongereye abakinnyi amasezerano umukinnyi mwiza wagufashije bigaragara ukamurekura AS Kigali yahise musamira mu kirere AS Kigali yakoze deal nziza niba utakaje Sunday Nemesiti bashobora kuba bataramurekuye ahubwo bategerezaga kumusindisha AS Kigali nyina nicyo kintu cyo gusinzira wahereye mu ba defenseur urongera amasezerano yigendera bahita musimbuza Sunday Nemesiti wari ugiye muri gorira Sunday Nemesiti urumva AS Kigali ari ku Sunday itizana uyu mwataka hanyuma ikipe ya AS Kigali yongereye amasezerano umuzamu wabo wa mbere ndi kuri yo Bashya kugera 2028 umuzamu nziza pe sibyo so ubwo rero icyo nababwira cyo izo transfer zose kubera ko ikipe ya AS Kigali ibidafite abafana benshi itajya muri media cyane ntabwo abantu bari barazihaye inazikurikije umutekinisiye ugomba kubatoza amakuru agezweho izi saha Bisengimana Justin amaze kugira umutoza mukuru wa AS Kigali amasezerano y'imyaka 2